Kuba uri rwiyemezamirimo cyangwa se umushomeri ntibihagije kugira ngo utangire gukorana na Prominent M Center Limited. Hari imyitwarire cyangwa se indangagaciro ugomba kuba ufite kugira ngo utangire gukorana na kampani ya mbere mu Rwanda ifasha mu guhuza abakozi n'abakoresha mu buryo bwizewe. Turashimira byimaze abafatanyabikorwa Prominent M Center Limited, abasanzwe bakorana cyangwa se abashya ikaze mu muryango mugari wa Prominent M Center Limited. Turashimira kandi byimaze akomeje gusaba abakozi muri Prominent M Center Limited cyangwa se AKAZI ndetse bakagenda bamaze ku bya Prominent M Center Limited ni iby'agaciro kandi bidukora ku mutima buri munsi. Turashimira byimazeho kandi aho dukomeje kugenda turangira imirimo cyangwa se abakoresha bakomeje kugenda badusaba abakozi bakomeje kwitwara neza rwose. Uyu munsi muri kino kiganiro twifuje kubasangiza imwe mu myitwarire myiza ikwiye kuranga abakorana na Prominent M Center Limited kugira ngo bakomeze kuzamura izina rya Prominent M Center Limited mu kuba bakora benshi mu bushomeri cyangwa se mu kuba bateza imbere imirimo yabo. Umuntu wongera akazi na Prominent M Center Limited agomba kuba byibuze afite indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Umuntu wongera akazi na Prominent M Center Limited agomba kuba yifitiye icyizere kandi yumva neza ko ibyo agiye gukora agomba kubikora neza kandi akaba azabona umusaruro. Umuntu wongera akazi na Prominent M Center Limited agomba kuba ari smart mu mutwe no ku mubiri, ha mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo butagaragara. Akwiye kuba atiba cyangwa se akorakora ndetse yambaye neza kwikwiza mu buryo bubereye umwana w'umunyarwanda. Badusaba akazi kandi nabo bakwiye kuba bumva ari tayari mu guhita bajya mu kazi kandi bagahesha ishema kampani yabahesheje akazi. Badusaba abakozi kandi bakwiye kuba ari inyangamugayo, bemera guhemba neza abakozi badusabye kandi ku gihe, ndetse ibyo byose bakirinda yuko bakorera ihohoterwa abakozi iryo ari ryose, dore yuko ari ibintu bizira muri Prominent M Center Limited ndetse no ku mahame y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ni byiza tuba dukwiye kwibukiranya uburyo byongereye icyizere abifuza kugana Prominent M Center Limited. Ni ishema mu gutanga serivisi nziza tugakura urubyiruko mu bushomeri ndetse n'umujyo tujyanamo n'igihugu cy'u Rwanda mu kuba barinda benshi ubushomeri cyangwa se kwishora mu ngeso mbi bakomeje kwishoramo kubera kuba babura akazi. Prominent M Center Limited ni kampani ya mbere mu Rwanda ifasha mu guhuza abakozi n'abakoresha. Ikora mu cya Muhanga ku muhanda ugihuye mu nyubako iteganye na Unguka Bank ahazwi neza mu nyubako kwa Viatori muri F gatatu hejuru neza aho dutera imbere ikorera. Ku bindi bisobanuro wahamagara Prominent M Center Limited kuri 079 29 97 cyangwa se kuri 078 047 22 cyangwa se ukakwegerera kuri office. Iyi ni Prominent M Center Limited nibigeze hano bwa mbere, reba nusanga utarakanze subscribe cyangwa sabone kandi tujye tubana buri munsi. Prominent M Center Limited yehe n'ubushomeri, sezera ubushomeri uyu munsi utangiye gukirigita ifaranga muri na Prominent M Center Limited byose birashoboka.